vuba vuba. Icubu ni ikihe? Ni blender. Namwe muri za blender. Isombe uyikubita muri blender. Alright, tugeze mu mirire, tugeze mu magara. Mwanya wo kwita ku amagara w'amagara meza. Cyane rwose kwita ku mibiri yacu kugira ngo gira amagara mazima. Bihera ku mirire. Amagara mazima se ni Kinyarwanda. Datekereza amagara meza. Amagara meza. Okay. Imirire cyo nicyo cyambere tugaburira umubiri hanyuma n'imitekerereze basi. Imirire n'imitekerereze. Naho ruzingiye. Food is more than ibintu upakira mu nda yawe. Ibiryo bifite ubutumwa bitanga kandi bibitanga buri munsi. Impamvu arimo kwirukanga ujya muri bathroom ubunonaha nubwo ibyo wariye bifite information birimo gutanga. Impamvu suragurika ibiryo biba bifite information birimo gutanga ko hari ikintu turimo either kuhanaguramo hano tufite ikintu turimo gukuramo so niyo mpamvu ibiryo murekera kubifata nk'ibintu bisanzwe. Hanyuma kera abantu bihangana ariko niba hari abantu bari ku meza cyangwa se barimo gufungura ugiye kuvuga ibintu bitaryoshe bitari sexy niko nyembi sexy no kuba sexy ni ibintu bishimishije n'umuhungu yaba sexy of course ariko umuhungu aba sexy muri wallet ntanzara mfite iyo shonje nago nagira amaso yo kumureba ko atari sexy. Yo narizi ko ibintu biri sexy n'abakobwa gusa kandi nabo bambaye mini. By the way, sexy. Yeah, of course, that's what it means. Sexy cyangwa sexy as in sexy. No. The sexy I'm thinking about. You look sexy or you look successful. Igifaransa kiranchanga mujye mu That's not a Kinyarwanda. Sexy, I mean sexy. Umuntu uri sexy. Is it a French word or is it an English word? Sexy? No, it's an English word. An English word? Yeah. So I'm right. Yeah, but I think also French people adopted it. They use it as I think it's an expression. If I tell a boy you look sexy. No. I can't tell a boy you look sexy? No. But if it looks nice. Okay. If you are a gay, no. Yeah. I'm a guy. Ndumugabo. Umuhungu Thierry yambaye neza. Nago umuhungu utari umuge. Yabwira mugenzi we. Nago yabwira umugenzi we ngo you look sexy. Wamubwira ngo you look good. Hanyuma wowe ko wari ugiye kuvuga, wavuga uti nari ngiye kuvuga ibintu bitari sexy. Ego. Ni slang. Okay, all right. Ibintu nyine now I get it. Ni slang yo kuvuga nyine ibintu bitaryoheye amaso cyangwa amatwi. Ni imvugo. So Thierry nago yaryohera amaso yanjye. Ntago mbizi. Umuhungu nago yaryohera amaso yanjye. Aho yanyambariye neza. Yambaye neza utari umuge. Niba udakunda abahungu bagenzi bawe uramubwira ngo you look smart. Not sexy. Oh yeah. Nta sexy wa mubwira. Okay, what tugiye kuganira ku what ugiye kuvuga? About narindi kuvuga ko kera kubera wavugaga ngo umubiri uba utanga ubutumwa iyo hari ibintu uri mugura ko bitabinyibutsa rero ko kera hataraza science itaratera imbere cyane science kubera ariyo yagiye ivumbura ibintu byinshi bapimiraga umuntu kumenya ko umuntu yarwaye warebaga the color of his shirt. Yeah, unanuba ariko by the way niko bimeze buriya ibara ry'ibintu wasohoye. Yeah, sure. Bega abaganga bakera ubu ariko nubu barabikora in a professional way. Nukuvuga ngo wari ibiryo biri balanced. Hari ukuntu umwanda usohora iyo twagiye mu bwiherero gukora ibikomeye umwanda wawe ukuntu usa bigaragaza niba uri muzima mu nda cyangwa urwaye. Okay. Yeah.
bakunda no kubirebera no ku bana yego n'abantu bakuru ni babi batuma se buri munsi abantu bakuru uzane akanuza kawe urakoze cyane uje kuzana studio muganga barakubwira bayitumye muhungu wanjye turi kumwe Evan intambara iraro buriya wenda dushobora kuba okay I am not against aba scientifique barakora yo kwa muganga harakora ariko ndatekereza ko ashobora no kureba n'ibara ryayo gakatu yararwaye ntabwo nirirwa nanashyira muri microscope. Oh god cyane rwose so ibara ry'imyanda dusohora naryo rigaragaza uburyo mu nda hacu hameze okay rero waraye wanyweye ay inakuya kayikwaye noire azavuga ibyo bintu ayo masaha okay so uyu munsi rero mu magara turaganira ku kintu igihingwa cyitwa ingano ego okay mu cyongereza ariyo wheat okay mujya mubona ibintu byanditseho ngo wheat flour wheat ibintu bikoze muri wheat is it natural is ingano natural ego from the soil okay not man made ariko cyangwa abantu bari babuze ibyo kuri hari ibintu abantu bavumbiye mu byo kuri bitagombaga kuribwa ariko nyine twaramaze kubyadopta mu buzima bwacu biragoye ahubwo tugomba kujya turya then tukibuka gukora detox kubera ko ariko icyo gihe utazi ibyo wariye cyangwa ibyo wariye byose you need to detox I think muri no minsi kubera ko ibintu byinshi turya bitujuje naturalite bitari organic nibaza yuko detox ibikenewe.